Nguhaye ikaze kuri cano umwarimu Patrick. Uyu munsi rero kuri iyi cano turaza kureba uburyo wakoresha interinete cyangwa turebe app wakoresha kuri interinete y'ubuntu ukacukubiri no kwirirwa bakubwira ngo ukoresheje ngo 80% ngo urabona ngo 50% byabaye akasa mutwe mu mitwe y'abantu. Uyu munsi rongeye kukwereka application yaguha interinete y'ubuntu kandi ku muvuduko wihuse. Icyo sabwa ni ugukurikira iyi tutorial ukayikurikirana neza uko yakabaye yose kuva dutangiranye tukasozanya. Icyambere dusabwa turajya kuri Play Store yacu. Tumara kujya kuri Play Store tuze ahantu dushakira. Ahantu dushakira nitumara kuza ahantu dushakira twandikemo force lead gucya ndi kubyandika bari kubyandika only bari kubyandika dukande search. Nitumara gukanda search turareba iya mbere tureke kujya muri zo hasi turebe iya mbere iriho lead hasi 4G lead hasi. Noneho twemeze iyi application batubwire ngo tuyinstale dukore installer. Turaba twihanganye mu gihe tukiri kuyinstala, ariko mu gihe ikiri kuyinstala kora subscribe kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro byose tuzajya tugira. Ngiye kukwereka ndakore indi video irakwereka uburyo ki nta muntu wakwiba telefone cyangwa wacokoza telefone yawe. Kora subscribe rero. Nukwihangana ubwo biraterwa n'ukuntu umuntu connection telefone yifite. Murabona nyine connection ziri kugenda buhoro buhoro, ariko mu gihe tukiri kuyinstala kora subscribe kugira atazagira ikintu kigucika kuri channel, kuko ni ibintu byiza gusa, ni ibintu by'ubwenge. Iyi channel tuzatukugeza ibintu by'ubwenge nkuko bisanzwe, amasomo yose aba muri technology, mu bintu byose. Aho telefone iri kugenda gake, ariko nyaboneka nibikunda ukande subscribe no muri comment ukande na like utubwire ngo birakunze cyangwa se ntibikunze kugira tumenye ngo ese niba bidakunze byapfiriye he, turebe icyo tugufasha nawe ujye ukoresha connection y'ubuntu nk'abandi. Iracyari urabona iracyari kugenda ni kibazo cya connection. Kubw'ibyo rero uweho kora subscribe, ntago zawomba ukande comment. Nubona icyo nkubwiye cyo wandike ngo birakunze muri comment gusa kugira ngo bidutera imbaraga. Ni ukwihangana nyine, ni connection urabona ziri kugenda buhoro buhoro, ariko weho nuba ufite connection biragusaba guhita uyiteresharija igahitiza ko kanya, ntago birasaba ko bitinda. Ubwo rero niturangiza kuyiteresharija kaduhita tureba uburyo ki twajya dukoresha interinete y'ubuntu ubundi tukaryoha. Ariko kumvikane ko urakanda cyangwa urahita utubwira ati birakunze muri comment. Akanya rero turabona birarangiye. Irangiye app yacu yarangije kujyamo, nta kindi dukora. Tureke iracyari kuba installed, turebe nimara kuba installed turahita dutangira kuyishyiramo. Ntugire ikibazo ngo nawe connection yawe iragenda guca, biterwa n'ahantu umuntu aba ari, nta kibazo rwose. Turabona iracyari kuyinstalla, ariko nta kibazo. Tegereza. Yes, tayari. Good job. Birakunze cyane rwose. Iyo tumaze rero kwinstalamo yino application duhita tuva muri Play Store. None icyo twakora tugiye gufunga data zacu. Turabona murebe hejuru kanya mudatangira ngo wadutuburiye data nzikuyeho. None kugira mumenye ko nanzikuyeho neza, ngiye kugira ute, ngiye gushyiramo akadege airplane mode. Niyo nshizemo, nindangiza ndaza muri telefone yanjye mite nshaka ya application nk'iyi force read nyifungure. Nimara kuyifungura ndategereza ho gato.
ariko wowe birihuta, biraterwa n'umuvuduko telefone yawe ifite. Kubona itari guhita ifunguka, twongere tuyifungure, duhite tuyifungura gutya. Nimara gufunguka noneho dora hatangira, wicare wige utega amatwi. Aha kuri method 1 bari kutubwira Android below 11 na Android ziri hasi ya verisiyo ya 11 cya version 11. Niba ufite Android zifite version iri hasi ya 11 urakanda hano kuri 1. Niba ufite Android iri hejuru ya version ya 11 urakanda kuri method 2. Iyi rero yacu ifite Android iri hejuru ya 11 turakanda kuri method 2. Murebe neza hari hejuru harimo akadege rwose turi kukareba, airplane mode. Hano rero nuhagera nta kindi turakora, uraza urebe hano handitse ngo mobile ratio power, abari gufungura gusa. Twafungure gutya, urakanda kuri aka kadomo use nukerekeza iburyo. Nitumara kugafungura ntugira ahandi ukora, titeze ibibazo. Numara kuhafungura urahita uza kuri utudomo dutatu turi mu nguni y'iburyo, uhakande. Aha hantu hanyuma noneho hanyuma handitse ngo enable data connection, niho dushaka, niho urakanda rimwe gutya bikarangira. Turabona tayari connection mwabonye ko zatangiye kubara hejuru hamwe n'akadege. Turahita icyo turakora, turaza muri YouTube yacu katurebere kuri YouTube, turebe ngo ibintu biri gukora neza. Mwitegereze neza turebe ngo connection yacu iri gukora. Turabona byaje katurebe, dusacinge, dukine nk'indirimbo, kandi abari connection biri ku muvuduko wa cyane. Turabona iri gukora neza cyane rwose kuri ku muvuduko w'198. Katuze dushake wenda n'ibindi, turebe Rocky Kimomo. Rocky wenda mushobora kuvuga ngo nkwe Rocky Kimomo agasobanuye, duhita tuza gutya. Urabona nuko umusacinga ni ibintu byoroshye. Aka gafilime katurebe filime dukini agasobanuye gashya. Ni ibintu byoroshye bitabyiruka cyane, turabibona. Cyangwa se tukaza tukareba indi filime dushaka yose, tukibona ibintu byose dushatse. Urabona icyo ngusezeranya cyo, kora subscribe, wandike comment ngo byakunze cyane byakunze. Nidushaka twigire kuri TikTok, katuvemo twigire kuri TikTok yacu ngiyi, tuvemo twigire kuri TikTok. Turabona aracyarimo ka kadege, reba ngibi kose. Murashaka mbakorera iki? Dore see the connection. Dushatse twakisubira kuri YouTube yacu, sibyo? Tugashaka noneho uhita ukanda ku Mwarimu Patrick, uhita ukora subscribe. Umwarimu Patrick duhite twemeza tumusearching. Turabona harimo akadege turi kukareba, kandi nta wifi turi gukoresha. Mwirebere neza, karimo ka mbere nakagaragaza ko turi gukoresha X recorder. Umwarimu Patrick twamugezeho, turabona ibintu byiza. Shyiraho ijambo ry'Imana tukaryumva. Igitabo cya Yobu igice cya 14. Umuntu wabyawe. Murakoze cyane. Icyo ngusezeranyije, kora subscribe, share, comment.